Hello guys, ese wari uzi ko habaho amoko abiri ya YouTube channel? Oya ntabyo nari nzi. Mbese kandi ujana Shaka nanjye nkorere YouTube channel nk'iyemeye n'ishanga. warasaza. Egerayo, twikomereza rero. YouTube channel rero igira amoko abiri ariyo aya ngaya personal account ndetse na brand account. Personal account ni iki, brand account ni iki, ese zitaniye? Ibyo ngiye kubanza kwereka aho personal account itaniye na brand account, hanyuma ubundi tujyane. Ariko tutarabyinjiramo neza, reka mbanze ngusobanurireho gato ese personal account itaniye he na brand account. Mbe nkuguha ubusobanuro butoya kugira ngo tubyinjiremo wamaze kumenya aho bitandukaniye. Personal account akenshi ikunze kuba ari y'abantu bazwi cyane cyangwa se abantu twita abastari. Urugero nk'iya Bruce Melody, nk'iya Mbonyi, nk'iya abantu nk'abo ngabo, mbese abastari bazwi, abanyamakuru iki, mbese ya channel iba iri mu mazina ye adashobora guhindura kubera ko amazina ye aba ariyo brand ye. Hanyuma brand account iba ari account yakozwe n'umuntu ariko akaba ashobora kuyiha team ngo yimanaginge, mbese ikaba ishobora kugira aba manager benshi batandukanye. Twagiye rero, reka tujye kureba ingero, turebe icyo imwe ishobora gukora indi takora, hanyuma weho uze kuhitamo, zero kukwereka n'uburyo ushobora kureba ngo channel ufite nonaha ese ni personal account cyangwa ni brand account. Twagiye personal account rero, ubundi iki ababizi cyane, ababizi ikintu cya mbere kiranga nuko iba itunzwe n'umuntu umwe, mu gihe brand account ishobora kugirwa n'abantu benshi. Ikintu cya kabiri kuri YouTube personal account ni ukuvuga ngo iba yemerewe umuntu umwe ngo ayikoreshe, ashyiraho amavideo, commentinga, akora amalike ndetse n'abandi bantu bakamuha subscribe. Mu gihe brand account yo ibigizwe n'abantu benshi, nabo n'ubundi bashobora uploadinga amavideo, gushyiraho komanteri, ariko biranashoboka ko buri umwe ashobora kugira umumaro kuri iyo brand account utandukanye n'undi, aribyo turi buze kureba. Ikintu cya gatatu gisa n'ibyari bikurikiyeho nuko cyo nari nakibabwiye, ikoreshwa n'umuntu umwe mu gihe brand account yo ikoreshwa n'abantu benshi. Hanyuma tujye ku cya kane twihuse, iba imanagingwa n'umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo personal account iba imanagingwa n'umuntu umwe, mu gihe brand account iba imanagingwa n'abantu. Ushobora kuwushyiraho umuntu umwe ngo ayimanaginge, ubwo akabaye wa kabiri nyuma yawe, ushobora gushyiraho undi wa kabiri, akabaye batatu nawe nyirayo. Ushobora gushyiraho umuntu ushinzwe kureba ibijyanye na finance gusa, ukamuha uwo mumaro adashobora ku-uploadinga video. Ushobora gushyiraho umuntu ushobora gushyiraho komanteri gusa, gusubiza amakomanteri. Ushobora gushyiraho umuntu ushobora kujya ya-uploadinga mu gihe weho utabonye umwanya. Icyo ni ikintu cyiza cyane kuri brand account. Buri muntu wese cyane aba content creators bakagombye kuba account yawe, YouTube channel account yawe ari brand account. Ugomba kumenya kubitandukanya. Twagiye ku kindi cya gatanu, nyiri channel niwe wenyine wakwinjira muri channel ndetse akanayimanaginga. No kuvuga ngo ahangaha ni ku ruhande rwa personal account, barakubwira ngo nyiri channel niwe wenyine wayinjiramo ndetse akanayimanaginga, mu gihe twari tumaze kuvuga ko brand account ushobora gushyiramo abandi ba manager bagufasha gukora ibintu bitandukanye, kandi buri umwe agakora iki adashobora gukora ikindi. Twagiye ku kintu cya gatandatu, izina rya channel riba riri mu mazina ya Gmail account. Ni ukuvuga ngo kuri personal account izina rya YouTube channel yawe riba riri mu mazina ya email yawe, ariho handi uzasanga niba witwa Jacques Hakizimana ugakora YouTube channel iri personal account, uzasanga ya YouTube channel iri mu mazina yawe yitwa Jacques Hakizimana. Niyo mpamvu nababwiye ngo abastara benshi baba bafite personal account, mu gihe brand account ushobora kuba witwa Jacques Hakizimana. Niba ari umuntu witwa gutyo amabarire, ushobora kuba witwa Jacques Hakizimana ariko ukaba ufite channel yitwa Izuba TV, yitwa Urugendo TV, mbese ngira ngo muri kubyumva neza. Hanyuma twagiye ku kindi gikurikiraho. Kuri YouTube personal account guhindura izina cyangwa ifoto akenshi bihita bijyana no guhindura
amazina y'amagmail n'amafoto ari kuri Gmail. Mu gihe brand account ushobora guhindura izina rya channel ntibyafekte email yawe, ntibigire ikindi bihinduraho. Twagiye ku kindi kuri YouTube personal account, ni ukuvuga ngo nyiri channel ni wenyine ushobora kumanaginga channel ye. Ikintu nta kibabwiyeho kuri personal account nyiri channel ni wenyine umanaginga channel ye, mu gihe muri brand account ushobora kongeraho abantu benshi cyane bafite ibyo bakora bitandukanye. Twagiye kuri personal account, nta buryo buhari bwo kongeramo umumanager cyangwa undi muntu, mu gihe kuri brand account ubwo buryo burahari. Ku kindi nta yindi channel wagiraho ububasha, ni ukuvuga ngo kuri personal account mu gihe hari ukoresha nta yindi channel ushobora kugira ububasha. Ibyo ndaza kubereka uburyo ushobora gukora kuburi gukora kuri channel imwe ukaza guswitchinga, mu gihe waba ufite nk'izindi channel managinga z'abandi bantu ukaza guswitchinga ukajya ku yindi. Ibyo ngibyo rero ntabwo byakunda uri gukoresha personal account, kereka iyo uri gukoresha brand account ushobora guswitchinga ukajya ku yindi brand account bidagusabye gukora login logout. Okay, twagiye reka mbereke uburyo ushobora kumenya ko YouTube yawe ari brand account cyangwa ari personal account. Icyambere urabanza ujye kuri channel yawe bisanzwe, niba usanzwe ufite channel urabizi, urajya kuri logo ya channel yawe hano mu nguni, hanyuma kandeho. Ugikandaho urategerezaho gato umanuke, bitewe nuko internet yawe iri kugenda, umanuke hano ahanditse YouTube Studio. Numara gukanda ahanditse YouTube Studio utegerezeho gato, hanyuma uzi hano handitse settings mu nguni ku ruhande rw'ibumoso, kandeho. Nurangiza uzi hano handitse channel, ngo twabona hano handitse channel. Hanyuma numara kwakanda uzi hano handitse advanced settings. Hano tugiye kureba niba YouTube channel yawe ari brand account cyangwa atari brand account. Hanyuma ukimara gukanda advanced settings umanuke kugeza ubonye hano manage YouTube account, kandeho. Hanyuma urabona aho iyi tuzana, urahita hano ukande kuri view advanced settings. Ukimara kuganda kuri view advanced settings, ni ukuvuga ngo urabona hano handitse move channel to your Google account or to a different brand account. Niba ubona ibya byanditse neza gutya umenye ko account yawe ari brand account. Barakira kubwira ngo move channel to your account or a different brand account. Ni ukuvuga ngo different brand, ni ukuvuga ngo niyo yawe nuko ari brand account. Tugiye kureba rero ngiye guswitchinga amachannel. Urabona ko hano mfite ama brand account menshi, niyo mpamvu switchinze bigakunda. Iyi ngiyi ngiye gukandaho rero ngiye kukwereka niba atari brand account ukuntu iyawe ubwo ngubwo imeze. Ubwo ni personal account. Personal account irakubwira ngo move channel to brand account. Uvuga ngo hano uhita wumva ko nyine ntabwo iyawe ari brand account, kuko irimo irakubwira ngo yigire brand account. Nizere ko rero ubisobanukiwe neza. Niba ubyemeye mpa like, umpe comment, hanyuma ubutaha muri video y'ubutaha niba wumva ushaka uburyo nzakwereka uburyo YouTube channel yawe niba wasanze atari brand account, uburyo wayigira brand account, byandike muri commentaire aho ngaho. Nimbona mubaye benshi mubikeneye nzabakorera iyo video uburyo niba wasanze ari personal account uburyo ushobora kuyigira brand account. Mbibutse ko iyo ari personal account muri cya gihe ukeneye kuyiha umuntu cyangwa ngo kuyigurisha, icyo gihe ntabwo wabona ukuntu uyigurisha ari personal account. Nyamara iyo ari brand account ushobora kuyiha umuntu rwose, ugasigarana email yawe, channel ukayitanga yonyine. Yes.